mwamusobanukiwe n'intambara iri hagati y'ikibi n'ikiza? Ese waba uzi ingaruka ikomeye iyo ntambara ikugeraho? Mbese usobanukiwe n'imbaraga ikomeye yihishe inyuma yo guhuriza hamwe amadini? Ushaka kumenya se umutego isi yose igiye kugwamo? Muri Bibiliya, igitabo cya Daniyeli n'ibyahishuwe, ibyo bitabo byombi biduha umucyo kuri ibi bibazo ndetse n'ibindi twakwibaza ku byerekeranye n'ibihe tugezemo. Niba ushaka gusobanukirwa n'ibi bibazo, wakurikira ikiganiro ubutumwa bw'abamarayika batatu gica kuri TV1 buri ku isabato saa 9 z'amanywa ndetse no kuwa mbere w'isabato isaa 8 z'amanywa live kuri TV1. Ushobora kandi no kuduhamagara kuri telefone igendanwa 078 70 11 18 ukabaza uruhererekane rw'ibyigisho byitwa igitero gikaze usanga ku ma-DVD. Ushobora no kudusura ku rubuga rwacu ari rwo www.preciouspresenttruth.org. Mwese murararitswe. Inshuti bakunzi b'ikiganiro ubutumwa bw'abamarayika batatu, turabasuhuje. Imana ibahe umugisha. Nk'uko mubimenyere kuva twatangira umwaka, turi ku nsanganyamatsiko nziza nayo igize umugabane w'ubutumwa bw'abamarayika batatu igira iti ni gute umunyabyaha ahinduka umukiranutsi. Turi kumwe n'umuvandimwe Nzaramba, niwe ugiye kudufasha muri iyo nsanganyamatsiko, ariko mbere y'uko tumuha ijambo reka duce bugufi maze dusenge. Mana yacu, turagushimiye cyane, tugushimiye amahirwe duhaye kujya tumbura ibyanditswe bye byera nk'uko umugambi wawe ari uko wabyandika mu mitima yacu. Turakwinjiza ngo uze utwigishe. Amen. Uduhe kwifatira icyemezo tugeze dufatira ubugingo bwacu kubw'ijambo rigiye kuvugirwa hano mu izina rya Yesu. Amen. Amen. Nzaramba, turakwakiriye. Yego. Murakoze yare. Kandi dushimye Imana iduhaye aya mahirwe. Abakurikiranye televiziyo muri uyu mwanya murabyibuka neza yuko mu cyumweru gishize twarimo tuganira urugendo rw'Abisiraheli, ariko turimo tureba mu gice cya gatatu, nubwo twarebye no mu bice byakibanjirije tureba umugambi Imana yari ifite ku bwoko bwayo wo kubukura muri Egiputa, kandi twabonye ko Egiputa ishushanywa n'aho Imana natwe dukura mu byaha, kandi nanone Kanani aho Imana yabakuraga hashushanywa natwe aho Imana ishaka kutujyana mu gukiranuka. Twabonye rero yuko Imana yari ifite Mose ugomba kuzakora umurimo wo gukura ubwoko bwayo muri Egiputa abugeza i Kanani, kandi natwe twabonye ko Mose afite ibyo ahuriyeho bya hafi cyane na Yesu Kristo, nawe ugomba kudukura mu byaha, mu gukiranirwa, akatugeza mu gukiranuka Imana yishimira. Rero igice cya gatatu twarebye uburyo Imana byayisabye kugira ngo yumvishe na Mose uwo mugambi, n'uburyo yemeye yuko ajya kuragira intama byose ari kugira ngo imutegurire kuzakora iyo nshingano ikomeye. Nibyo twarebye, ariko ndagira ngo turebe gatoya imbogamizi zabaye ku Bisiraheli igihe Imana yifuza kubakurayo, cyane cyane zitewe na Farawo. Niba rero twarabonye Egiputa tukashushanya no mu byaha, tukabona Kanani tukashushanya no mu gukiranuka, tukabona Mose tukamushushanya na Yesu, nanone tugiye kureba undi muntu witwa Farawo. Yego. Nawe ushushanywa na Satani, udashaka ko Abisiraheli bataha. Ugomba gukora uko ashoboye akarwana n'imbaraga ze zose kugira ngo Abisiraheli badataha, kuko n'ubundi buriya kugira ngo abantu batagera mu gakiza rimwe na rimwe si uko wenda batabishaka, ahubwo haba ari umwanzi wacu uba urimo urwanya kugira ngo uwo mugambi w'Imana usohore. Ushushanywa no kuva muri Egiputa abantu bajya i Kanani, ushushanywa no kuva mu byaha bajya mu gukiranuka, natwe inyuma yacu hari Farawo. Iyo rero turebye mu gice mu kuva n'ubundi niho tukiri, ariko noneho tugiye kureba mu gice cyaho cya 8 ku murongo wa 21. Igihe Imana yari imaze kubwira Mose amagambo yayo agomba kujya kubwira Abisiraheli ndetse n'ayo agomba kujya kubwira Farawo, kuko mu gice cya 5 hari amagambo Imana yabwiye Mose agomba kujya kubwira Farawo. Haranditse mu gice cya 5 mu gitabo cyo kuva ngo, hanyuma y'ibyo Mose na Aroni baragenda babwira Farawo bati, Uwiteka Imana y'Abisiraheli aravuze ngo rekura ubwoko bwe bugende bumuziririze umunsi mukuru mu butayu. Urumva ko Imana yatumye Mose, iyo urebye mu gice cya 3 irimo imutuma nyine, yarambwiye tuzagenda ubwire Farawo arekura ubwoko bwanjye. Aha rero mu gice cya 5 niho Mose na Aroni bongeye barahura, kuko igihe Mose yari avuye i Midiyani aje muri Egiputa, ngo Imana yahise inategeka Aroni kugira ngo ajye kumusanganira kugira ngo bafatane urugendo rwo kujya kubwira Farawo. Ariko ikintu gitangaje nuko umuntu wa kabiri w'iki gice cya 5 avuga ngo Farawo arababwira ati, Uwiteka ninde ngo numvire ndeka Abisiraheli
abisiraheli, sinzi Uwiteka kandi ntabwo narekura abisiraheli. Iki kintu rero kirakomeye. Uyu mugambi wa Farawo kwanga kurekura abisiraheli kugeza ubwo arwana inkundura kugira ngo atabarekura, ni nacyo kiba mu buzima bwa gikristo, nubwo batabirebesha amaso, ariko haba hari imbaraga zihishe inyuma zituma badashobora kugera mu gukiranuka. Yego. Rero tujye kureba mu gice cyaho cya 8 umurongo waho wa 21, igihe Imana yari irimo ivuga iti nyamuna barekure akanga Farawo, Imana yatangiye guteza Farawo ibyago nabo mu gihugu cye kugira ngo irebe ko yabakura ku izima. N'Imana n'ubundi natwe ibirimo iturwanirira intambara tutarebesha amaso, ariko kugira ngo itubature. Aha rero umurongo wa 21 muravuga ngo Farawo hamagaza Mose na Aroni arababwira ati nimugende mutambirire Imana yanyu ibitambo muri iki gihugu. Urumva Farawo? Yego. Mu yandi magambo baravuge bati Uwiteka yavuze ngo rekura ubwoko bwe bugenze bute? Bugende. Ati sinmurekura. Ati simbarekura, ahubwo niba ikibajyanye ari ugutamba, nibatambirira Imana ahangaha muri iki gihugu. Kandi rero ibi ngibi nibyo Satani akora ku muntu wese ukanguwe n'Umwuka Wera. Iyo umuntu wese amaze gukangurwa n'Umwuka Wera mu mutima we, akumva ubuzima yabagaho bumaze kumurambira, arashaka ubundi buzima bwiza bwo gukiranuka, igitekerezo muri we kikamuzamo kimuzanywemo n'Imana, Satani atangira gukoresha mu bitekerezo bye naho amwumvisha yuko uko yasenga uko ariko kose apfa kutava aho ngaho. Apfa kuba asenga, apfa kuba afite idini arimo, apfa kuba wenda se ari muri korari cyangwa mu bindi byiciro, ibyo birahagije. Kandi koko abantu benshi nubwo Imana iba yabahagurukije ishaka kubakura mu cyayi bageza mu gukiranuka, ariko ntushobora kumenya ahantu baza gukura igitekerezo cy'uko kuba bari mu itorero runaka, kuba bari mu cyiciro runaka cy'iryo torero, bakumva hari uburyo byabaremye agatima, bakumva ndetse bishobora no kuzabajyana mu ijuru. Batambiye ibitambo mu gihugu batagomba kuvamo. Kandi Imana yo irashaka ko bavamo, babanza bakavayo, bakazabona gutambira mu kindi gihugu. Uzabona ko nk'igihe Imana yari igiye nko mu gihe abayuda bari i Babuloni, uzi ko ubundi ngo bari baramanitse inanga zabo, ndetse rwose baravuga bati ntabwo dushobora kuririmbira Imana yacu muri iki gihugu, kereka nitugenda tukagera mu gihugu cy'isezerano. Yego. Abantu bo muri iyi minsi ntabwo ikibashishikaje ari ugushaka kujya mu gukiranuka, ari nabyo Imana ibahamagarira, ntabwo aricyo kibaraje inshinga, ahubwo umwanzi abumvisha yuko n'Imana bayikorera mu byo barimo. Ndetse iyo igitekerezo kimaze kubazamo, icyo Satani ahita akora ni iki? Ahita amubwira, reka nkubwire are, ibintu bya Satani ikintu nshaka ko abantu babimenyaho, buri iyo umuntu amaze gukangurwa n'Umwuka w'Imana niho uhita ugira intambara zirenze n'izo utarakangurwa. Cyane. Kuko umwanzi ahita agerageza gushakisha uburyo agira ibintu amujyanamo byo gukora, akagira n'ibindi amujyanamo byo kureka, kugira ngo icyo gitekerezo Imana yabyukije mu mutima we agicecekeshe. Icyo kintu rero ni umutego ukomeye turimo tubwira abaduteza amatwi, kugira ngo niba Imana yaguhagurukije ikubwira ko uri umunyabyaha kandi yuko utajya mu ijuru, kandi ikaba yakubwiye ko hari ugukiranuka twabasomeye ubushize kwanditse mu Baroma, avuga ngo icyakora gukiranuka kw'Imana kwahishuwe. Ikintu cyose Satani yakubwira, nubwo gukora ibikorwa byiza atari bibi, nubwo kureka ibikorwa biba atari bibi, ariko guhita ubyita agakiza bigacicikesha igitekerezo Imana yagushyize mu mutima, ni ukugwa mu mutego ukomeye wa Satani. Yego. Ni ukugwa aho Farawo yabwiye Abisirayeli ngo kugenda ntimugende, ariko mutambe, kandi mutambire muri kino gihugu. Kandi umugambi w'Imana ni ukuva muri Egiputa bakajya i Kanani, kandi ku mugambi w'Imana ibitambo bagomba kubitambira i Kanani. Bishushanya ko dukeneye kubanza kuva mu cyaha tujya mu gukiranuka. Ni ukuri. Imana ikibabaje si ugukora inshingano, si ugutamba ibitambo. Nta nubwo ari ugukora ibikorwa byiza ngo tuve ngo wenda ngo ikibazo ifite ni uko tudakora ibikorwa byiza. Ikibazo ifite ni uko muri twebwe imbere harimo gukiranirwa, nubwo twakora ibikorwa byiza ntibyakuramo ikintu kiturimo. Bibiliya ivuga ngo umutima wa kamere, yego, ni umwanzi w'Imana, kandi ikavuga ngo abari mu butware bwa kamere ntibishoboka ko bayinezeza. Buriya kandi ivuze ko batayinezeza, ni uvuga ngo yaba n'ibyiza bakora ntibyanezeza Imana, sibyo? Ahubwo uwo mwanzi w'Imana utuye mu muntu, igihe umuntu akomeje akamukorera ibyiza hejuru, ariko abitse umwanzi w'Imana mu mutima we, aba yaraguye mu mutego ukomeye, kandi umwanzi aba yaramuyobeje. Rero
ahangaha nashimye Mose cyane ku murongo 22 aravuga ngo Mose aramusubiza ati si byiza ko dukora gutyo, ntabwo ari byiza ko dutambirira Imana yacu ibitambo muri iki gihugu. Si byiza ko dukora dutyo kuko twaba dutambiriye Uwiteka Imana yacu ibyo abanyegiputa bazira kwica. Twatambira mu maso y'abanyegiputa ibyo bazira kwica, ntibatwicisha amabuye. Baravuga ati reka tujye mu butayu tugende urugendo rw'iminsi 3 dutambirire Uwiteka Imana yacu iko izadutegeka. Rero uku kuntu Mose atavaga ku izima ashaka ko umugambi w'Imana usohora, niko kuntu nta kintu na kimwe Satani gikwiriye gutuma umurimo Imana ibatangiye mu mutima w'umuntu nta kintu cyawucubye. Sibyo? Abantu benshi Satani nzi ko rwose bimera nka bya bindi ngo mu Kristo yatangiye urugendo, kandi icyambere kitumye atangira urugendo ni ukumenya ko atuye mu mudugudu witwa Rimbukiro, ni ukumenya ko azarimbukana n'umugore we n'abana be ndetse n'abo mu mudugudu bose. Ariko Satani iteka ryose iyo umuntu amaze kugira uko gukanguka akagira kubona aho hantu ari, sibyo, umwuka w'Imana akahamumurikira, kuko buri hari igihe mu Kristo yamaze adashobora kumva ikibazo. Ariko reba nawe amaze kukiyumvisha kandi amaze kuvuga ati kereka mbonye ahantu hari ubuhungiro, kandi aho hantu ni Kanani, niho honyine hari amahoro, niyo mpamvu hitwa mu gihugu cy'amata n'iki n'ubuki. Ariko reba amaze gukanguka rwose avuga ati ngiye gukurikira, reba ikintu Satani amukorera ngo yamunyobereje kwamwikirisha amategeko no ku mwana w'imvugo nziza. Urumva? Ibyo ni ibitambo bigomba gutambirwa mu nzira kandi utaragera aho ugomba kuruhukira. Yego. Kandi twabwiye abantu yuko iyo tuvuze Satani ubundi ikintu akora ngo ni ugushaka gukura abantu ku murongo wo gukiranirwa, akabageza ku murongo wo gukiranuka kutemerwa n'Imana. Kuko ngiyo bari ku murongo wo gukiranirwa bahora bakora ubushakashatsi ngo ariko ntituzajya mu ijuru, ariko iyo ababwiye ati jya muri korali, sibyo, akabwira ati jya muri iki cyiciro, ibyo bintu bita bitera umuntu ikinya, bwa bushakashatsi yari arimo yikoraho yuko atajya mu ijuru kuko ari umunyabyaha, akumva ibyo bintu bigiye kubitwikira. Satani n'umugome. Aha hantu Satani ahatsinda abantu benshi cyane ale rwose mu bantu 10 bakanguwe n'umwuka wera, kugira ngo ubone abashobora gukomeza urwo rugendo kandi bajya ahantu Imana yabahamagariye, kuko muri Bibiliya handitse ngo naguhamagariye gukiranuka. Urumva ikintu Imana yaduhamagariye, kandi kavuga ngo nzakujya imbere nkuyobore, wowe niwemera kunyoboka kandi nutemera kujya mu nzira zindi wihimbiye. Iki kintu rero abateze amatwi televiziyo ndagira ngo dufatanye bagitekerezeho cyane cyane ko umwanzi nk'uko yagikoze mu gihe cy'Abisiraheli ni nako agikora ku bantu bose bakanguwe n'umwuka wera, dore yuko rwose Imana yari imaze gufata igihe yigishije Abisiraheli basobanuriye ahantu bari mu buretwa, imaze kuhabazinura, bamaze kumva ububabare bwaho, bumva rwose Imana ibahaye amahirwe bwo gusaba ikintu kimwe, bayisaba yuko yabakura muri Egiputa, sibyo? Imana yari imaze gukora ikintu cyo kubigisha ububi bwa Egiputa, bamaze kumva rwose bayirambiwe ku rwego rwo hejuru, kuko mu gice kibanziriza iki mu gice cya 3 havuga uburyo ngo bari bamaze gutakira Imana, maze Imana ibwira Mose ati numvise gutaka k'ubwoko bwanjye, ati mbonye umuniho wabo banishye bari muri Egiputa, mbonye uburyo Egiputa bageze mu ijosi bayirambiwe, mbonye uburyo batifuza kongera kubayo n'umunsi umwe, none ngwino mbagutumeho. Urumva ibyo Imana rwose yari yakanguye imitima yabo, Imana yari yayikabakabye, ariko umwanzi yari arekereje kugira ngo ubwo bimunaniye kubaheza muri Egiputa n'ubundi abatere kugwa mu nzira. Iki kintu rero abantu bakeya ku ijana nibo bashobora gucika uyu mutego mu bantu Imana yakanguye ikoresheje umwuka wayo. Mu bandi bantu benshi Imana yakanguye yatanzeho igihe cyayo, ikabatangaho imbaraga zayo, ikabakangura, benshi cyane bagwa muri uyu mutego bakanyura kwamwikirisha amategeko, kandi babonye kuhamwicisha amategeko ngo hari imukoki munini cyane washakaga kugwira mu Kristo, maze ukabagwira bagapfa batagarutse mu nzira. Oya, harimo no gutara umuzingo, ahubwo ikintu kirakomeye, dushaka twanagitsindaho gato, kuko abantu benshi yo akanguwe n'umwuka wera ujya ukabona agiye muri korali, undi atangiye gutanga amafaranga kubaka urusengero, nubwo ari byiza, ariko ukabona imirimo umuntu ahise yishyira imbere nk'aho urugendo rw'agakiza rwarangiye.
ku buryo iki kintu cyo ku murongo wa 21 igice cya 8 gikeneye gutekerezwaho cyane. Farawo ushushanya Satani niba adakeneye ko abantu bataha, n'ubundi icyo azakora nko kugira ngo n'ubundi babuze gutaha nuko azabashyira ibitambo imbere bakabitambira n'ubundi mu gihugu Imana itifuza ko bagumamo, kandi umara kubitamba bazumva umutwaro bakuweho. Icyo akora ntabwo bazabakoze icyo Imana yifuzaga gukora. Iki kintu kiraremereye kandi ni inkomyi ikomereye cyane umugambi w'Imana kuri mwene muntu. Icyo kintu rero Imana ishimwe kuko abantu bacyumvise, kandi ni umutego bakwiriye kwirinda. Ntabwo ikibazo Imana ifite ari amafaranga, kuko biravuga ngo inka z'ibirarashyamba n'izanjye. Imana ikavuga ngo iyo abangira inzara sinabafunguza kuko isi n'ibiyuzuye. Hari ikintu kimwe Imana ikeneye kandi yabuze, ni umutima w'umuntu. Mwana wanjye nk'umutima wawe. Iyo Imana ivuze ngo mwana wanjye nk'umutima w'umuntu, umuntu akazana amafaranga akamera nk'umuntu ushukashuka umwana, sibyo? Umwana ni we ugira icyo ukareba akantu umubeshyabeshyeshya, sibyo? Abantu n'uburyo bakurikira Imana bamera nk'abayibeshyeshya. Umuntu akaba azi neza ko Imana ikintu yamukanguriye atari amafaranga, ariko kugira ngo yumve ko uwo mutima umuhoza ku rutoto ko atazajya mu ijuru, uwo mutima umushyira ku nkeke ko atemeye, kugira ngo yumve ko yakira, agahita afata amafaranga akajya imbere y'abantu ati nzanye amafaranga mu murimo w'Imana. Iyo aba yayatangaga ariko akagumana icyo kintu yanzara n'inyota mu mutima byo kwifuza gukiranuka, ariko ahita yumva ko ikimeze nk'aho ari icyo Imana yashakaga, ariko akaba aguye mu mutego ukomeye, bikaba bisasaba Imana kongera gutangira umurimo wayo, kandi yagombaga gutera indi ntambwe ikurikira iyo ngiyo. Kandi akenshi hari igihe bigorana iyo Imana igarutse, kuko ntabwo ikibazo umunyabyaha yari afite acyumvira ku buremere nk'ubwo yacyumvanye bwa mbere, bitewe na bya bikorwa byiza yamaze kwinjiramo, bitewe na bya bintu yamaze. Ntabwo wasanga umuntu uri muri korari utera indirimbo mu idini iryo ari ryo ryose ry'abadukurikiye ngo ikibazo cy'umunyacyaha cyumve nka wa munsi wa mbere yuko ajya muri korari. Biragorana. Niyo Imana yabwiriza ite, niyo yakohereza ababwiriza bangana gute, hari igihe umugambi w'Imana bisoza ugiye kugorana kuri uwo muntu. Icyakora Imana ishimwe yuko utazagorana n'ubundi ko gukira, ariko abantu badukurikira rwose bacyumve yuko iki kintu cyo gutambika ibitambo imbere y'abantu ngo batagira bava naho bajya kiraremereye. Ibyo rwose nibyo. Reka turebe umutego wa kabiri. Urumva ko uyu mutego wa mbere Satani avuga ati niba ikibajyanye ari ugutamba, mwatambiye Imana hano, kandi Mose we tubonye ko yabyanze. Abandi bo ntibabyanga, bahita bongera amasengesho koko, bagahita bongera amafaranga koko, maze bigahita bitambamira umugambi w'Imana, ikabura uko igera ku ntego, kandi ariyo yari yitangirije uwo murimo mu mutima w'umuntu. Reka turebe rero mu gice cya 10 noneho umurongo wa 8, mu Kuva 10 umurongo wa 8, bagarura Mose na Aroni imbere ya Farawo, arababwira ati nimugende mukorere Uwiteka Imana yanyu, ariko hazagenda abantu ki? Urumva icyo kibazo? Kuko bamubereye ibamba, baravuze bati ntidushobora kubikora gutyo nk'uko dusabye, ati kuko twaba dukoze ibyo Abanyegiputa bazira gukora, kandi batwicisha amabuye. Abonye bamaze kumaramaza bati turagiye, arabaza ati noneho reka mbemerere mugende. Ariko se hazagenda abantu ki? Umva igisubizo, umurongo wa 9. Mose aramusubiza ati tuzajyana n'abakiri bato n'abashaje, abahungu bacu n'abakobwa bacu, tujyane n'imikumbi yacu n'amashyo yacu, kuko dukwiriye kuziririza Uwiteka umunsi mukuru. Urumva igisubizo? N'abashaje. Iki gisubizo rero nicyo umuntu aba akwiriye kutagamburura, mbese akavuga ati ikintu Imana yampamagariye nta kintu na kimwe cyaza ngo kigicecekeshe ntaragera ku gakiza Imana yambwiye, ntarabona uburuhukiro mu mutima wanjye. Cyane ko burya iyo Imana ihamagaye umuntu, ikintu cya mbere imukorera ni ukumuteza ikibazo, ni ukumwambura amahoro yari afite, sibyo? Ni ukubyutsa intambara muri we, ni ukumusenyera gukiranuka yari yizeye, sibyo? Niba rero Imana yasenye gukiranuka umuntu yari yizeye, ikaba ishaka kumushakira gukiranuka kuzima kutari uko yishakiye, urumva aba agomba kuzayoboka inzira y'Imana kugeza ubwo Imana yamusenye ari nayo izamwubaka, sibyo? Ni nayo mpamvu aba afite ubushobozi bwo gushobora kwipima ngo amenye ko Imana ariyo yamuhaye igisubizo, kuko ari nayo yamuteye ikibazo. Muri Bibiliya haranditse muri Matayo 5 bavuga ngo hahirwa abashavura, ngo Imana niyo itera abantu gushavura igihe basobanuriye ikibazo cy'ibyaha byabo, kandi niyo izabahoza igihe izabababarira.
muri Yeremiya mu gice cya mbere handitse ngo Imana irarandura kugira ngo itere, Yego. irakomeretsa kugira ngo yomore, kandi irasenya kugira ngo yubake. Mbere y'uko Imana iha umuntu agakiza ni ukubanza kumwumvisha ko ntako afite, ikamwumvisha ko ari cyo kintu kiruta ibindi byose akeneye, kandi ikamutera ikibazo, sibyo? Niyo mpamvu ubu aba agomba kutazatuza ataramenya yuko igize ikibazo Imana yamuteye yamuhaye igisubizo cyaje gusubizwa. Umva rero, Farawo umva ko ababwiye umurongo wa 10, arababwira ati uwo ni Farawo, uko nabifuriza ko Uwiteka abana namwe, nuko nabareka mukagenda mujyanye abana banyu bato, mwirinde kuko ibyo mugambiriye ari bibi, siko bizaba, ahubwo abagabo bakuru mugende mukorere Uwiteka kuko aricyo mushaka, birukanwa mu maso ya Farawo. Ariko Mose yari yamubwiye ati oya, tuzajyana n'abakiri bato, tujyane n'abashaje n'abakecuru, inka n'imikumbi byose ntacyo tuzasiga, sibyo? Imana rero iba yifuza kubatura umuntu mu buryo bwuzuye, igasenya ubwami bwa Satani muri we kandi ikimika ubwami bwayo muri we cyane. Kuko iyo umuntu atabatuye mu buryo bwuzuye, ubyanze bikunze abazongera kubatwa mu buryo bwuzuye. Iki kintu rero, uyu mutego wa kabiri, niyo abantu bacitse umutego wa mbere bakavuga bati oya ntituzatambira Imana muri iki gihugu, ariko biyegurira Imana igice, sibyo? Ntabwo biyegurira Imana bamaramaje kandi bose wese, ahubwo bayiyegurira kuri izi ngingo, izi ngizi bakazigumanira, kandi Imana ibishaka umuntu yiyegurira wese. Uyu mutego si urumva udakomeye? Uyu mutego urakomeye cyane, kuko uragaragaza yuko Satani arifuza ko abantu basa n'abihannye, ariko bakagira icyumba bamusigira. Yego. Kandi hari umuntu umwe wigeze atubwira ati hari umuntu wubatse inzu asigiye icyumba ati iki kizaba icyanjye, ariko byasoje ba nyiri inzu bayimuhaye kuko ngo araje ngo ashyiramo ibintu binuka bihumanye, ariko amasezerano baragiranye arababwiraga ngo n'ubundi iki cyumba ni icyanjye, nabagushije inzu yose ni iyanyu, ariko iki cyumba cyo mu gihe ntarimuka ni icyanjye. Satani nawe ni umutego ukomeye, aho abantu bavuga ngo ibi narabyihannye, ngo ariko ngo uku niko nteye. Ukazibaza uti umuntu wihannye, umuntu w'umukiranutsi ni gute avuga ngo uku niko nteye? Kandi akenshi abantu bavuga ngo ni uku nteye ntabwo babivuga ibyiza, babivuga ibibi, bavuga icyo basigaranye kandi bakomeza kwitwa ko ari abantu b'Imana. Ni ikigaragaza ko rero ino nkomyi ya kabiri n'ubundi Satani agiye agera ku bantu benshi. Rero bene data muduteze amatwi, ndagira ngo mwumve uburyo umwanzi aba ahagurutse kurwanya ko abantu bava muri Egiputa. Ubu ntabwo turava muri Egiputa, sibyo? Iyi ni intambara ikiri muri Egiputa, ikibera muri Egiputa kandi irwanya kuvayo. Rero ni ikintu gikomeye, kandi intambara ihura n'umuntu wese Imana imaze kuzanamo igitekerezo cyo kuvayo. Nkuko Apoloni yigeze abwira mu Kristo, aravuga ati nta mwami n'umwe wakwemera ko abantu bamucika yicaye. Aramubwira ati ubu rero uragaruka ku neza cyangwa se uragaruka ku nabi, ariko ntabwo nakwipfumbata ngo mbone abantu bacika. Satani rero nawe ni umwami, kandi ntabwo yakwemera ko abantu bamucika igihe cyose babitekerereje. Niyo mpamvu iyo umuntu igitekerezo kimujemo, ubwo niyitegure, intambara zigiye kumugabwaho, zaba izo turi buvugira hano izo tutavugaho, ngo ntituvuze ibyo mu miryango, ntituvuze iki, ariko umuntu wese ukanguwe n'umwuka w'Imana, umwanzi akura ingabo ze ku bandi bantu, yego, akazizana kuri uwo muntu utangiye gukora ubushakashatsi ngo ko numva ntashyitse, ko numva ntajya mu ijuru, ko numva ndi umunyabyaha. Uwo muntu wakanguwe n'umwuka w'Imana agasobanukirwa ikibazo nk'uko Imana ikireba, bitera Satani gukura ingabo ze ku bandi bantu, kubera ko uwo muntu ubundi aba arimo ashaka gusenya ubwami bwa Satani cyane, aba arimo ashaka kujya ahantu ipfundo ripfundikiye ngo aripfundure. Mu yandi magambo, aba arimo akoza agati mu ntozi, atera imbaraga z'umwanzi kumugurumaniraho, ariko Imana ishimwe, Imana iba iri mu ruhande rwe. Amen. Kandi iba yiteguye kuzasohoza uwo murimo yatangiye muri we, nk'uko Pawulo yanditse ngo yatangiye umurimo izagenza ite? Imana itangiye umurimo mu mutima w'umuntu ikamukorera nk'icyo gikorwa cyo kumutera kugaya ubu ahantu ari, iba yifuza kuzawuyobora ikazashirwa ushohoje. Gusa Imana irogowa nabi ikorera uwo murimo, sibyo? Bagatuma itagera ku ntego ariko yari yiteguye. Hari undi muteguro wa gatatu tugiye kurebera hamwe, wanditse mu gice cyaho cya 10 ku murongo wa 24. Ariko umvise ko Mose na hariya yamubwiye ati tuzagenda twese, sibyo? Reka twumve undi mutego, igice cya 10 umurongo wa 24. Farawo ahamagaza Mose
aramubwira ati nimugende mukorere Uwiteka, sibyo? Ariko imikumbi yanyu n'amashyo yanyu aba ari byo bisigara, ngaho abana banyu bato bo mu bacana. Ubwa mbere yaramaze kumubwira ati abagabo, sibyo, bonyine bagende. Noneho iby'abana arabyemeye ati ngaho noneho niba mwanze ko, ubundi yari yavuze ngo icyo nabifuriza nuko mwagenda abana bagasigara. Barahakana bati n'abana bacu ntitwabasiga, abasaza bacu ntitwabasiga, abagore bacu ntitwabasiga. Arangije avuga ati mba ndabona namwe ndabona mutava ku izima. Imana ikeneye abantu batava ku izima ku by'agakiza, sibyo? Iti ndabona namwe mutava ku izima, ngaho ibyo by'abana nashaka ko basigara nabo ni mubajyane, ariko amashyo n'imikumbi mwibuke ko ubutunzi bwo mwabuboneye iwanjye, sibyo? Ngaho ubwo ni mubusige mugende. Ibi byose bifite icyo bivuze ku buryo umuntu iyo atiyeguriye Imana ngo ayegurire n'umutungo we. Hariya twari turi kuburwa umuntu uburyo yegurira Imana igice, yego, sibyo? Ariko hano uburyo umuntu ashobora gusiga noneho umutungo we mu bwami bwa Satani. Uruzi ko hari abantu biyegurira Imana ariko ukumva ngo wenda ngo afite akabari, ngo nubwo atagakoramo, nubwo yihannye inzoga ariko aracyaziranguza, akakubwira ati ntabwo ariko ngiye nzikoramo. Cyangwa ukumva umuntu afite imodoka ikora ku isabato, ni umudivantiste, urumva, akakubwira ati se sinaje gusenga ntiwabonye ko twiriranywe, cyangwa aracuruza akiba imisoro. Ariko Imana ibidushaka n'ibyacu byose, kuko nicyo cyonyine kiturinda kuzasubira mu bwami bwa Satani. Iyo twasizeho ibintu byacu, ibyo bintu bihora biduhamagara ngo dusubireyo, cyane ko na Bibiliya ivuga ngo aho ubutunzi bw'umuntu buri naho umutima uri, kandi uwo mutima Imana niwe ushaka. Imana impa umutima wawe, ntizawubona mu gihe rero ubutunzi bukiriyo. Rero ahangaha yavuga ati ngaho abana bato ni mubajyane, ariko umutungo mu usigi wanjye. Umva umugaragu w'Imana Mose, murongo wa 25, Mose aramubwira ati ukwiriye no kuduha ibyo dutamba n'ibyo twosa, kugira ngo dutambire Uwiteka Imana yacu ibitambo, n'amatungo yacu tuzayajyana. Imana ihabwa icyubahiro. Ntihazasigara n'urwara, kuko ariyo tuzaba dukwiriye kwendaho kuyakoreshereza Uwiteka Imana yacu, kandi ntituzi ibyo tuzakoreshereza Uwiteka tutaragerayo. Ni nk'abambwira tutanatugenera, ahubwo aramusobanurira ati ubu nta rwara rwacu ruzageza gute, ruzasigara muri Egiputa. Iki cyemezo ni cy'umuntu wese w'Imana ushaka kujya mu ijuru akwiriye gufata, sibyo? Akwiriye kwiyegurira Imana wese n'ibye byose. Nibwo bwonyine abaciye imigozi yashoboraga kumuhuza n'umwanzi, nibwo bwonyine aba yubatse isano izaramba na Kristo, nibwo bwonyine abazatera imbere muri uyu murongo mushyashya agiyemo. Icyo kintu rero umuntu wese akwiriye kugitekerezaho kandi akagiha agaciro. Nimo turebye iyi mitego mu magambo makeya, uburyo umwanzi arwanya kuhaguruka k'ubwoko bw'Imana ngo buve muri Egiputa. Ejo tuzareba uko abantu bamaramaje bakarwana inkundura bashirwa bacitse umwanzi. Ejo tuzareba uko abantu bashobora gucika umwanzi igihe atari abantu bakurwa ku izima n'akantu gatoya. Icyo twize gikomeye cy'uko Farawo ugereranya Rusuferi, ugereranya Satani, ugereranya aho twavukiye, ntabwo yifuza yuko twihana, ahubwo umugambi w'Imana wo kutuvana mu byaha nk'uko yavanye Aburahamu muri Uri, natwe nk'uko Imana yifuza kutuvana muri Egiputa, Farawo ntabwo abishaka. Inkomyi yazishyize mu nzira, ariko Imana ishimwe yuko nk'uko Abisirayeli bavuyeyo, umugambi Imana nuko nubundi abazayemerera bazasoza bagezeyo. Ariko uru rugendo rurakomeye kandi rurimo amakuru y'ingenzi yadufasha. Turabararikira kugira ngo nk'uko mwatangiye gukurikira kino kiganiro muzanagikomeze, kugira ngo muzagere ku iherezo tubashe gusobanukirwa icyatuma tugera i Kanani, kuko mu rugendo harimo byinshi. Nk'uko tubonye ibingibi ni by'intambwe ntoya cyane muri Egiputa, kandi mu rugendo haracyarimo n'ibindi bikeneye kutwereka kujya buri wese yigenzure yifashishije ibyanditswe byera, kugira ngo amenye aho ahagaze, amenye n'ibyo yarasanzwe ahura nabyo mu ishusho cyane y'ubutumwa bwiza bwo kuva mu byaha ajya mu gukiranuka. Nzaramba turagushimiye, Imana iguhe umugisha. Kandi ejo twizeye tudashidikanya yuko tuzaba turi hamwe. Mbere yuko tuva muri studio n'ubundi twagusaba kugira ngo niba ari ikindi wavuga wakitubwira, nyuma yacyo ukaturagiza Imana mu isengesho, asigaye tugasoza. Nanjye ntabwo ari byinshi no kurarika abantu ejo, kandi Imana ibafashe kujya ibyigisho bye kubyumva gusa, ahubwo bijye bibagirira umumaro, bibakure mu gushidikanya, bitume basobanukirwa inzira y'agakiza mu izina rya Yesu. Reka dusenge. Imana yacu, soko y'ibyiza,
turakunezerewe muri uyu mugoroba kubw'imbabazi zawe nyinshi, turakunezerewe kubw'umugambi wawe mwiza ku bugingo bwacu, turakunezerewe kubw'ibyo ukora kugira ngo uwo mugambi usohore uhabwe icyubahiro. Tugushima ijambo ryawe ryiza wemeye ko twumva. Turagusabye ngo uryandike ku nkingi z'imitima yacu, turagusabye ngo ritubere impamba izatugeza mu bwami bwawe. Umuntu wese waritegeye amatwi tumusabiye umugisha, kandi umukure mu rujijo, umushyire mu gusobanukirwa mu buryo byamugirira umumaro. Tubisabye mu izina rya Yesu, amen. Mwaba musobanukiwe n'intambara iri hagati y'ikibi n'ikiza? Ese waba uzi ingaruka ikomeye iyo ntambara ikugeraho? Mbese usobanukiwe n'imbaraga ikomeye yihishe inyuma yo guhuriza hamwe amadini? Ushaka kumenya se umutego isi yose igiye kugwamo? Muri Bibiliya, igitabo cya Daniyeli n'ibyahishuwe, ibyo bitabo byombi biduha umucyo kuri ibi bibazo ndetse n'ibindi twakwibaza ku byerekeranye n'ibihe tugezemo. Niba ushaka gusobanukirwa n'ibi bibazo, wakurikira ikiganiro ubutumwa bw'abamarayika batatu gica kuri TV1 buri ku isabato saa 9 z'amanywa, ndetse no kuwa mbere w'isabato isaa 8 z'amanywa live kuri TV1. Ushobora kandi no kuduhamagara kuri telefoni igendanwa 0788711189 ukabaza uruhererekane rw'ibyigisho byitwa igitero gikaze usanga ku ma-DVD. Ushobora no kudusura ku rubuga rwacu ari rwo www.preciouspresenttruth.org. Mwese murararitswe.